gutukana, kwerekana ubwambure, urugomo, imvugo nyandagazi, ubutekamutwe, amakuru adafite gihamya n'ibindi byinshi bikuze kugaragara ku macano nyarwanda waruzi ko birenze ku mategeko YouTube ihanira. Bishobora gutuma channel ihanagurwa burundu kuri YouTube. Byo kuganiriza kuri YouTube n'amategeko yashyizeho yo kurengera abayikoresha. YouTube ni urubuga rutunze abaturage benshi nyuma ya Facebook kuri internet, rutuwe n'abaturage miliyari 2.5. Amasaha abantu barumaraho bareba yiyongeye 270 ugereranyije n'umwaka ushize wa 2023. YouTube ni rubuga rwa kabiri rusurwa cyane nyuma ya Google, rukaba ruzi imbere ya Facebook. YouTube ikorera mu bihugu birenga 100 ku isi, ikabikoreshwa indimi zirenga 80. Ubu hindi niko ufite abaturage benshi bakoresha YouTube, 462 ugakurikirwa na Amerika 239. U Rwanda rutuwe na miliyoni hafi 14,250 ngo miliyoni 12,290 batunze telefone, abo ni 86.2%. Ariko muri abo ngabo miliyoni 4.9 cyangwa se miliyoni 5 ugereranyije bangana na 34.4% ngo nibo bakoresha internet. Muri abo baturage bagera kuri hafi kuri miliyoni 5 ngo 930 ngo nibo bakoresha social media 6.5%. Oh la la, ni bake cyane pe. Nkuko kandi bitangazwa na Stat Counter, YouTube iri ku mwanya wa 5 nyuma ya Facebook, Twitter, Pinterest na Instagram mu zikoreshwa cyane mu Rwanda. Indirimbo Baby Shark tuturuturu niyo yarebwe cyane kuri YouTube na miliyari 10. Amashusho ya kabiri yarebwe cyane n'indirimbo y'umuhanzi Daddy Yankee Despacito. Uyu mugabo akaberetse kwiyegurira Imana umwaka ushize, ubu akaba asigaye aririmba indirimbo zagenewe kuramya no guhimbaza Imana cyangwa gospel. Ababyeyi 80% bavuga ko bemerera abana babo kureba YouTube, 53 bakavuga ko abana babo bareba YouTube buri munsi. YouTube rero tugeranyije n'igihugu cyaba gituwe n'abaturage miliyari 2.5, kandi ahantu hose hari abantu barenze umwe bakenera amategeko abagenga. Bitabaye ibyo bakora ibara. Buri wese ashobora kuvuga ibyo ashatse, gukora ibyo ashatse atitaye kuri mugenzi we. Ngiye impamvu nyamukuru ibihugu bigira amategeko, yewe n'Imana ikaba yaraduhaye amategeko yo kugenderaho. Akaba ariyo mpamvu isi idafatika cyangwa se isi yo kuri internet nayo ifite amategeko ayigenga. No kuvuga ngo imbuga zibarizwaho cyangwa se platform zifite amategeko. Tuyimara igihe kinini, ariko abenshi ntibazi ko hari amategeko ngenderwaho ku bantu bashaka kuyikoreraho cyangwa se aba content creators bashaka gushyiraho ibintu bagomba gukurikiza. Nitwa Naklet, niba uri mushanga hakanda subscribe. Ndi hano kugusobanurira uburyo internet ikoreshwamo cyangwa se ikoramo ku buryo wabibyaza umusaruro cyangwa se ukabasha kwirinda kuba yagushyira mu bibazo bya hato na hato. Ngiye gusobanura uburyo YouTube yashyize amategeko abantu bagenderaho cyangwa se bakoresha kugira ngo bashe kurinda abaturage bayo cyangwa se abayikoresha umunsi ku wundi. Itegeko rya mbere cyangwa se ibwirizwa rya mbere utagomba kurengaho kuri YouTube: kubeshya abantu cyangwa se guteka abantu umutwe ugamije kongera views, likes cyangwa se comments kuri video wakoze. Urugero, gukora video ubwira umuntu ko hari uburyo ashobora kubonamo views cyangwa likes aziguze cyangwa se agiye ku yindi service itari YouTube, ku Rwanda akazishyura bakazongera cyangwa se agakoresha andi manyanga kugira ngo bone views cyangwa likes bitari ibisanzwe byo kubwira umuntu ngo akande like na comment cyangwa se subscribe. Ibyo YouTube irabihanira. No kuvuga ngo ibyo bita sub for sub, kubwira umuntu ngo nkandira sub wanje nanjye ndaza gukanda sub wawe, ntabwo byemewe kuri YouTube. Gusa wemerewe kubwira umuntu bisanzwe gukanda subscribe nk'ibisanzwe, gukanda like no gukomanta kuri video yawe wakoze. Gucuruza cyangwa se kubwira umuntu ahantu ashobora kujya kugura ama views, ama like n'ama comments birahanirwa kuri YouTube. Waba umuhaye link cyangwa se wabivuze muri video yawe ukamubwira aho hantu ukoresheje video ukoresheje YouTube. Niba utarabikora ngaho kanda subscribe hano kuri channel yanjye. Ururwo ni urugero, nge nta tegeko nishe.
ibwirizwa rya kabiri utagomba kurengaho ni ukwiyitirira undi muntu cyangwa se impersonation. Ibyo ngibyo ni ugushaka gusa nk'undi muntu, ugakoresha izina rye, ugakoresha logo yiwe, ugakoresha background cyangwa se ikindi kintu kubera ko umuntu amenyerewe cyangwa se azwi cyane, ugashaka kumuzamukiraho kuri channel yawe. Ibyo ngibyo birahanirwa. Urugero ushobora gukora channel kugira ngo ujye komanta bagire ngo n'uwa muntu gukomanta cyangwa se nuko like bagire ngo n'uwa muntu wakoze like cyangwa wafollowinze ugamije kubeshya abantu, cyangwa se ukiyitirira umukinnyi cyangwa se ikipe cyangwa se ikindi kintu kizwi cyangwa se business nushireho akantu gatandukanya ko ari wowe nk'umufana cyangwa se nk'undi muntu. Urugero Cristiano fan whatever, icyo ngicyo Messi n'ibindi, ugashyiraho kandi kanyuma kerekana ko atari Messi mu by'ukuri wabikoze. Hanyuma ikindi ushobora gukora bakaguhana ni ukwita izina risa n'iyindi channel isanzwe ihari, cyangwa se ukoresha icyo bita hando ni izina bakoresha kuri YouTube kugira ngo ubashe kubona umuntu vuba byihuse mu gihe utazi neza channel yuko yitwa ariko yaguhaye hando yiwe. Ibyo ngibyo birahanirwa kuri YouTube. Icya gatatu, gutanga link zijyana abantu kuri ku mbuga zikora ibiteye isoni, pornography, amashusho ateye isoni, cyangwa se zatuma umuntu yinstara malware cyangwa se amavirus muri telefone cyangwa muri computer yiwe, cyangwa se phishing ibyatuma bamwiba amakuru kuri telefone kubera ko yakanze kuri link yawe. Ibyo ntabwo byemewe kuri YouTube. Video zihamagarira abantu kujya ku mbuga runaka zitanga ku buntu ibintu byagombye kuba byishyurwa nk'indirimbo, games, software cyangwa se application n'ama service ya streaming nk'imipira iri online cyangwa se filime z'ubuntu online kandi yagombye kuba zishyura. Izo ntabwo zemewe. Links zihamagarira abantu gutera imitwe y'iterabwoba inkunga, ku raising amafaranga cyangwa se kubashyirira hamwe inkunga, ntabwo byemewe. Links zituma umuntu abona amashusho y'abana barimo bakorerwa ihohoterwa, yaba ishingiye ku gitsina cyangwa se irishingiye ku mirimo ivunisha abakoreshwa, ntabwo zemewe. Links zirimo zatanga amakuru y'ibinyoma ku miti runaka cyangwa se ku buvuzi runaka butemewe n'ikigo cy'ubuzima ku isi WHO cyangwa se OMS mu rurimi rw'igifaransa, ntago zemewe. Link zirimo ibintu byakwangiza demokarasi, zihamagarira abantu gukora ibintu bikorwa byatuma demokarasi ijya mu bibazo, izo ngizo nazo ntabwo zemewe. Icyakane, video zirimo guteka imitwe cyangwa se gusezeranya abantu ibintu ntubibahereze, ntabwo zemewe. Urugero ubwiye umuntu ko nafungura video aratakira cyangwa arabona amafaranga vuba byihuse, cyangwa se ukamwemerera ikintu yafungura video agasanga uri kumwohereza ahandi hantu atari kuri YouTube, cyangwa se ukamubwira ko ari buze kubona amafaranga byihuse. Ibintu biri ku foto yawe ya video cyangwa se ibyo wanditse mu mutwe wa video yawe na metadata cyangwa se ya description na tags n'ibindi biherekeza video, ugasanga nta hantu bihuriye n'ibiri muri video, umuntu akaba nk'umuntu utengushye, izo video ntago zemewe. Birabujijwe kandi gukora video zikangurira abantu gutanga amafaranga nta kintu baguze, bimwe bita pyramid, ugahereza umuntu ngo uzaza n'undi muntu ngo uzagenda wunguka. Bikabujijwe kandi gukora comment nyinshi kuri video, nawe ureba video gukora comment nyinshi zisa kuri video ntago byemewe. N'abantu bakora video bagamije kubona ama commentaire y'abantu kugira ngo bafate amakuru y'abo bantu, amazina n'ibindi n'amaimere kugira ngo babikusanye, ibyo ntago byemewe. Gukora video kandi ihamagarira abantu kujya ku zindi mbuga zikora live stream cyangwa zerekana ibintu live n'imipira n'ibindi, ibyo ntabwo byemewe. Itegeko rya gatanu ni ugukora playlist itagendeye ku mategeko ya YouTube. Urugero ukoze playlist ugamije guhamagarira abantu kureba video wenda zirimo ibintu by'abana, hanyuma ugashyiraho titre yanditsemo ijambo sexy, ibyo ntabwo byemewe kuko birenze ku byo Kurinda Abana YouTube yiyemeje. Ikindi gukora pranks ziteye ubwoba zishobora gushyira umuntu mu bibazo, nko kuba kwerekana uri gutobora inzu y'umuntu nubwo mwamuri gukina cyangwa se uri kumwinjira ujya kumwiba, ibyo ntabwo byemewe kubishyira muri playlist. Kuba wakwibasira abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ukabishyira izo video ukazishyira hamwe kugira ngo umuntu azikurikire ziri hamwe, izo ntabwo byemewe kuri YouTube. Ikindi ni gukora video irimo playlist irimo video zirimo amakuru y'abantu nk'ama telefone, nimero za telefone, ahantu batuye, amakuru yawe bwite, kuko byo ngibyo YouTube ntabwo byemera gushyira amakuru y'umuntu hanze. Niba ushaka kumenya ibyo ushobora kuripotinga cyangwa se kurega video wabonyemo ibyo ngibyo, kuko cyane YouTube kubera video z'abanyarwanda ntabwo ibasha kuzibonamo amakosa kubera ko AI itarabasha kuvuga neza ikinyarwanda, ariko biri vuba ahangaha nzabakorera video mbasobanurira. Wowe niba ushaka kumenya ibyo ushobora kurega video nk'iyo wabonyemo ibintu nk'ibyo ngibyo bya bikwerekeyeho cyangwa byerekeye undi muntu, iyo video nzayitegura nayo vuba ahangaha nyibahereze. Icya gatandatu ni kimwe mu bintu YouTube yanga urunuka kijyanye no kurinda abana. YouTube igendera ku mategeko
ya leta zunze ubumwe za Amerika. Mu bijyanye na internet, leta zunze ubumwe za Amerika izwiho cyane kurinda abana. Abanyaburayi bazwiho cyane kurinda amakuru y'abantu bose muri rusange, ariko leta zunze ubumwe za Amerika abana mbere, minors cyangwa se mineur, abana bari munsi y'imyaka 18 muri Amerika kirazira kikaziririzwa kuba wabakoresha ibyo ushaka cyangwa kubakora ibyo ubiboneye. Iri tegeko mu ryumve mu ryitondere, nkunda kubona abantu baryica. Ntiwemerewe gukoresha video zirimo abana bagaragara nk'abari mu bikorwa biteye isoni. Urugero ni ukwerekana abana bambaye ubusa niyo wabugamije gusetsa abantu, cyangwa se kuberekana bari mu bikorwa bigamije ku mibonano, bigamije imibonano mpuzabitsina. Ikindi ni ukwerekana video zirimo abana bari gukora ibikorwa biteye ubwoba bishobora kubagiraho ingaruka, nko kuba bagira impanuka, cyangwa se kuba bakora pranks, cyangwa se kuba bakora ibikorwa bibatinyura biteye ubwoba, challenges, ariko ari abana batoya bari munsi y'imyaka 18. Video zirimo abana bari mu inzoga cyangwa se bari mu bintu byo mu inzoga, birimo abana bafite vaporizers cyangwa amatabi, urumogi n'ibindi, abana bafite fireworks cyangwa se ibintu biturika bishobora kubagiraho ingaruka. Izo video ntago zemewe. Kiretse video gusa ushobora gukoresha urimo urasa n'uwigisha, cyangwa se urimo urakora documentaire, cyangwa se urimo urakora ibikorwa by'ubuvumbuzi bigendereye ku bana, bigerekeye ku bana, cyangwa se ibikorwa bya artistique, cyangwa se bigerekeye n'impano. Ariko nanone ahantu hari umwana ugakoresha icyo bita blurring, cyangwa se nuguhisha ku byo umuntu atamenya neza uwo muntu wari ushobora kubona ko yegara umwana ariko ntumubone wese, wamuhishe ariko ugasa nk'umurinda. Mu yandi magambo, ibikorwa birimo gukubita abana, guhotera abana, naho ababyeyi baba bari gusakuriza babwira abana nabi, cyangwa se barimo kubakubita, cyangwa se bakoresha ibikorwa bituma umwana ahahamuka, abana babirege cyangwa se abandi bantu bari bo bose ubona ko umwana arimo ahohoterwa, ibyo ntago byemewe kuri YouTube. Mu makosa yose ubwumva ahangaha nzabereka ubutaha muri video ikurikira uburyo ushobora kuyereka YouTube cyangwa se kuya reportinga, ukerekana ko iyo video irenze kuri aya mabwiriza, hanyuma video igakurikiranwa, YouTube ikabyikurikiranira. Kanda subscribe mutarakanda subscribe, dukomeze twige tumenye neza uburyo twabyaza umusaruro internet, cyangwa se uburyo twayikoresha neza mu buryo bwiza butangirije abantu, cyangwa se ikiremwa muntu, cyangwa se umuryango mugari w'Abanyarwanda. Icya karindwi ni iriya foto ikoreshwa kuri video mbere y'uko uyifungura, thumbnail. Iriya foto ubusanzwe ntigomba kubirimo amafoto ateye isoni, pornographic imagery, cyangwa se akurira abantu gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se arimo ibikinisho bikoreshwa mu biteye isoni n'ibindi bijyanye n'ibikurura abantu nk'ubwambure, cyangwa se imyanya y'ibanga, amashusho ateye ubwoba, violent, cyangwa se umuntu ashobora kureba agahamuka, cyangwa se akagira isesemi, cyangwa se akaba yakumva arababaye, cyangwa se akumva bimugizeho ingaruka mu mitekerereze yiwe. Akabaho kandi vulgar words, amagambo ateye isoni, imvugo nyandagazi, ibitutsi n'ibindi. Ibyo ntago byemewe kubishyira ku foto, thumbnail ya video yawe, cyangwa se no muri title. Byo tuzabigarukaho. Ibi mbibona kenshi kubera abantu babasha gukurura abantu kure ibintu byabo, nk'Abanyarwanda barabyica, iri tegeko bararyica. Nzabigarukaho muri video yanjye itaha. Umuntu wahamagaye abantu akabakoresha ibyo bintu ukabibona, agashyiraho ifoto imeze uko, ukayirega, iyo channel YouTube ishobora gutihanagura burundu n'izindi channel zose ziri kuri konti y'uwo muntu ya Gmail. Ni ukuvuga ngo ni icyaha gikomeye kuzana ibintu biteye isoni kuri YouTube. Ariko nanone YouTube ishobora gusanga icyo kirego kidafite ishingiro, bidakabije cyane bitewe n'umuntu wagitanze, cyangwa se n'uburyo cyatanzwemo, bagasanga iyo foto kuko idakabije cyane, hanyuma kuri YouTube bakayikuraho, cyangwa se iyo video bakayihana, cyangwa se iyo video bakaba bayereka abantu barengeje imyaka runaka, icyo bita age restricted video, bakayibuza abantu batarengeje ku myaka bijyanye n'iyo video. Hari amafoto bakoresha abantu asimbura amafoto, cyangwa se amagambo bakoresha asimbura amafoto nyandagazi, cyangwa se amagambo nyandagazi udashobora gukoresha mu ruhame. Guhera uyu munsi nubona umuntu wabikoresheje, ufite uburenganzira bwo kumurega, ufite uburenganzira bwo gukora iyo video. Ntabwo usaba ko ari nyiri channel, ntabwo usaba kujya muri RIB cyangwa abashinzwe gukurikirana ibyaha mu gihugu. YouTube ubwabyo ntabwo ibyemera, ariko tuca muri humye kubera ko itakoresha Ikinyarwanda. Ibyo nzabigarukaho guys. Kanda subscribe wowe ushaka kumenya ibintu bijyanye n'izi mbuga cyangwa se internet n'ibihakorerwa, wowe nzabikugenda mbikugezaho mu buryo busobanutse cyangwa butomoye.
ntabwo ari ibiteye isoni gusa cyangwa se ibitutsi cyangwa se imvugo nyandagazi bitemewe gushira ku mafoto thumbnail ya video, ahubwo na graphic cyangwa disturbing imagery zirimo amaraso, amafoto arimo amaraso cyangwa se arimo ibintu biteye ubwoba umuntu ashobora kubona agatasesura cyangwa se bikaba byamugiraho ingaruka zo kumuhamura, ntabwo byemewe kuri YouTube. N'izindi zerekana nk'umuntu wapfuye ari hasi, amaraso yamenetse yasetse cyangwa se umuntu batemye ukerekana amaraso, ibyo YouTube ntabwo byemera. Ibintu byose bishobora kugiraho ingaruka ku muntu. Hari abantu bafite imitima yoroshye, icyo gihe ugomba kubibwira abantu mbere yuko video yawe uyishyira hanze, bahitangira kuyireba ugatangamo agatangazo ka disclaimer cyangwa se ukavuga ko ari graphic content cyangwa se abantu bafite imitima yoroshye bagomba kwirinda. Icyo gihe YouTube ishobora kubabarira kubera ko wenda babashije guteguza abantu, kuko abantu bahita bayifunga ntibayirebe kubera ko babashije kubateguza ko irimo ibintu biteye ubwoba bishobora kugira ingaruka ku muntu uyireba. Aba content creators nimo ndabategurira video yerekana uburyo ushobora gukora thumbnail nziza yemewe na YouTube, kandi ukaba wabasha kuyishyira hanze ntisibwe, kandi ikaba yabasha no kugukururira ama views dukoresheje AI. Dukoresha system ya Google Vision, niryo koranabuhanga YouTube ikoresha irimo irakura content zitujuje ubuziranenge kuri YouTube. Kanda subscribe bizagucike. Icyamunani ni vulgar languages, imvugo nyandagazi cyangwa se ibitutsi cyangwa se imvugo ziteye isoni zirimo ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se amagambo atakwiye kuvugwa mu bantu, amajwi ajyanye n'ibikorwa biteye isoni. Ibyo bintu ntabwo byemewe kubishyira kuri YouTube. Iyo ushyizemo amajwi akabije ari yumva abantu bafashe amajwi y'abantu bari mu bikorwa biteye isoni bakayashyira kuri YouTube, burya ntabwo byemewe. Ibyo rero ibintu nk'ibyo ngibyo YouTube yibibonye, iyo bidakabije cyane hari inyigisho biri gutanga kubera ko ushobora kugira ingaruka ku bana bari munsi y'imyaka 18. Iyo video ishobora gukorerwa cyitwa age restriction, n'ubwo ngo bayibuza abantu bari munsi y'imyaka runaka ntibazigere bayibahereza muri zimwe kumwe bahereza mu video ashobora kurebamo yageze kuri YouTube, cyangwa se bakaba bayikuraho iyo bikabije. Nakubwiye ko kandi ko channel yawe ushobora kuyisiba burundu iyo babona babikoze ubigambiriye kwamamaza ibikorwa biteye isoni. Abantu mutukana muramenye, murarye muri menge, cyane cyane ababahereza ijambo, aba bakira ku macano yabo bafite ibibazo bikomeye, kubera ko tukunze gusanga ababyeyi bitotomba kubera icyo kintu, cyangwa se abantu bakuru ugasanga umuntu aguye ku bintu nk'ibyo ngibyo, umuntu ari yatinyutse undi. Ntabwo ibyo bintu byemewe, ni kimwe no gushaka kwinjira umuntu ndaza kubigeraho. Icyacyenda ni ikintu gikomeye, nudity cyangwa se explicit content, amashusho arimo ubwambure cyangwa se agamije gukurura abantu mu ngeso mbi. Ibyo ngibyo bikunze kugaragara cyane ku mavideo mbona yo mu Rwanda, kuko mbona ari byo benshi bakunze kurusha ko bikurura ngo ama views n'ibindi bintu. Hari igihe usanga nk'umuntu ngo bazanye umuganga agakora ibintu sinzi uburyo wabigenza, ugasanga kuyemo umuntu imyambaro imbere ya kamera. Ntago biriya bintu byemewe. Kwerekana amagambo, amafoto y'ubwambure ntago byemewe. Amafoto umuntu arimo arafata undi ku ngufu cyangwa se arimo aramukorera ibintu bimutesha agaciro, humiliation, ntago byemewe kuri YouTube. Umuntu utambaye, kwerekana imyanya y'ibanga, kwerekana imiterere y'umugore cyangwa se undi muntu, ntago byemewe. Amafoto wakuye muri video ukayakoresha muri video yawe, wayakuye muri video itari kuri YouTube ariko agamije kuzana gukurura abantu mu ngeso mbi, ntabwo byemewe. Groping ni kwa kundi abantu bashaka gukorakoranaho, ushaka gukorakora umuntu muri video ariko umuntu akaba atabishaka, uri nko kumufata ku ngufu cyangwa se nko kumuhatiriza ibintu adashaka. Gusomana bishobora gukurura abantu kwiyumvira ibindi bintu kuri video, ntago ari byiza. Kwikinishiriza mu ruhame kuri YouTube ntago zo video zemewe kujyaho. Upskirting ntago yemewe. Upskirting ni kwa kundi ufata ifoto y'umuntu atabizi ugamije kumutesha agaciro, ukamufata imyanya y'ibanga cyangwa se yicaye nabi, cyangwa se ukabagereza kumwiba ifoto cyangwa se video atabishaka, babyita nanone clip shots. Ibyo ngibyo ntago byemewe kujya mu myambaro y'umuntu ugafatamo amafoto ukayashyira kuri YouTube. Voyeurism ni nko kwerekana umuntu uri kureba abantu bambaye ubusa byamunejeje, byamushimisha, cyangwa se bari mu bikorwa biteye isoni, ukabona ko umuntu yabinezerewe ari kubyenjoyinga. Ibyo bintu ntabwo byemewe kubyerekana kuri YouTube.
ibikorwa bigamije kujyana ku busambanyi, kwerekana ibikinisho bijyana ku busambanyi, ibintu byose bikuza cyangwa se bihereza ikuzo imyitwarire mibi cyangwa se imyitwarire iganisha ku busambanyi ntabwo byemewe kuri YouTube. Ndababuriye abantu bafite video nk'izo ngizo mwazisiba, mwababyeyi mwe mufite ibintu byinshi byo kwerekana ibintu byo gutesha undi agaciro cyangwa se byo gushaka kwangiza rubanda. YouTube ntibyemera, yega abaturage ntibari babizi, nabo murabimenye. Ibyo bintu bishobora kubakururira ingorane, kandi nzabakorera video ibereka uburyo mu myaka iri imbere, ntabwo ndimo ndabatega iminsi, ariko ibyo bintu bitazaba bifite agaciro, ndetse mushobora kuzasanga imvune zanyu zose zibaye ubusa. Kandi subscribe niba hari icyo biri kugufasha cyangwa se niba hari umumaro bikugiriye. Ntabwo nabikoze kugira ngo ngire uwo nshyira hasi, no kugira ngo mbumvishe. Ndabizi ko benshi tudakunda gusomana umuco wa Kinyafrika, ariko mbivuga, ariko ntabwo mbatesha agaciro. Ndabizi ntabwo abazungu baravuze ngo ushaka guhisha ubutunzi abirabura ubushyira mu bitabo. Urumva rero ibitabo ubu ngubu internet isigaye yarasimbuye ibitabo ku bantu benshi, ariko benshi ntidukunda gusoma. Dufata gusa ibikoresho tukajya mu kazi tutabanje kureba instructions, tutabanje kwiga uburyo bukoreshwa ibyo bintu. Ndababuriye rero mumenye ibyo mushyira hanze, mumenye ibyo mudashyira hanze bitangiriza cyangwa bitabagiraho ingaruka. Ntabwo ari ngombwa ko bajya kubarega mu gihugu runaka mu mategeko, ahubwo na YouTube ubwabyo ntabwo byemera. Kandi ibyo ngibyo umuntu ashobora kubikora yicaye mu cyumba akakurega rwose atiriwe wajya avunika. Ibyo nzabibereka muri video ikurikiraho. Ntabwo ngamije kugira uwo nshyira hasi, ntabwo ngamije kugira uwo nesha agaciro, ariko nyine niba bitemewe ntabwo byemewe. Rero mwifatirana abantu, mwifatirana abaturage ngo mukoreshe ibyo badashaka cyangwa se mubereke ibintu byakwangiza umuryango, kandi muzi ko hano bitemewe mu by'ukuri. Ikintu cya 10 ni ikintu gikomeye: harassment na cyberbullying. Harassment cyangwa se harcèlement mu gifaransa ni uguhoza umuntu ku nkeke, ugahora umuvuga, ugahora umutuka, ugahora umwibasira mu buryo buhoraho kuri internet, kuri YouTube. Ibyo ngibyo bikunze kubaho, muze kubona bibasira nk'umuntu, ukabona cyane zose zamuvuze kabisa yabaye umusitare, kandi bari kumuvuga mu bintu bitari byiza atabatumye. Ntabwo byemewe, uretse no kumuharasinga ntibyemewe kuvuga umuntu kuri YouTube adafite consent yiwe, atabikwemereye. Kuza kuvuga amazina y'umuntu yombi cyangwa se rimwe ukaba unamwerekana n'ifoto, uwo muntu nta burenganzira yaguhaye kuri YouTube, ntabwo byemewe. Uyu muntu nubwo abantu benshi mutane mubizi, ugiye ukarega iyo video YouTube ishobora kuyikuraho, uwo muntu bakamuhana, yewe bashobora no kumufungira cyane burundu, termination mu Cyongereza. Nuvuga ngo ugomba gukora ikintu uvuze ku muntu, mugomba kuba mufitanye isiri cyangwa se mwabivuganyeho. Hari abantu babipanga, ibyo bitwa mukunda kwitanga agatwiko, umugabo batuke ugiye kugenda uvuga ibi, nanjye nzagenda mvuga ibi, bagatwika pe hagashya. Ejo bundi nabonye ngo hari abantu baragiye kujyanwa mu manza, bari gukurikiranwa mu manza, niba mbyibuka, ngo hari umuntu wabahamagaye abahereza imyirondoro y'umuntu, amafoto n'ibindi, ngo bamuvuge kuri YouTube, kuri channels. Ntabwo byemewe. Nibikubaho wakabona umuntu arakwibasiye, ntuzajye kumwishyura. Njya mbona abantu benshi bakunda kujya kwishyura, ngo wa mugabo ngo agarutse ngo kwiregura, ngo sinzi, ngo wa mugore ngo sinzi, ngo wa muntu bavuze yo, bikaba ikinamico. Bira ntabwo byemewe, kandi hari umuntu ubikora kubera ko atabishaka, ahubwo kugira ngo yikure mu isoni cyangwa se yikure mu icyo kimwaro. Harassment na cyberbullying bituma abantu bamwe biyahura, bigatuma abantu bagira indwara zo mu mutwe, bigatuma abantu bashobora kugwa mu mutego kuba bakwiya ku buzima kubera ko bumva ikimwaro. Guys, niyo abara amakosa yarakoze icyaha runaka, ari umwana azakavuga ngo papa yangize ibi, ngo mama yangize ibi, umugabo akazavuga ngo umugore yangize ibi, ukamuvuga cyangwa ukazana n'amazina. Bira bintu ntabwo byemewe. Hari inkiko zishinzwe gukurikirana buri gihugu, ushobora kujya gutanga ikirego mu nkiko zibishinzwe, ariko ntabwo baza kuri YouTube, kuko YouTube ntibyemerewe. Biramutse bikubayeho, tutitaye ko wenda umunyabyaha runaka wakoze amakosa, koko niba bitagiye mu mategeko bakuzana kuri YouTube, ntabwo bivuze ngo nawe usubire kuri YouTube uje guhangana, ahubwo reportinga, rega ya video cyangwa rega iyo channel. Guys, ntabwo byemewe, bashobora kuyikuraho. Nzabereka muri video itaha uburyo ushobora gutanga ikirego. Yaba ari commentaire bakwatatse muri commentaire, bashaka kukubwira nabi, kugutuka cyangwa se kukwibasira muri commentaire, kuri video mu mashusho mw'imbere, kuri thumbnail, ku mafoto, muri titre bagashyiramo izina rya, ahantu hose ushobora kugaragara kuri YouTube nta ruhare rwawe bigizemo, utavuganye n'abo bantu. Niyo baba bari kukuvuga ibintu byiza ariko utabishaka, ntabwo byemewe.
nge ndi kuvuga hanga kuri harassment ni ukugoza ku nkeke bakwibasira bakuvuga ibintu bibi bishobora kugiraho ingaruka. Ibyo ngibyo ntabwo byemewe guys, mubimenye. Ariko YouTube hari ibyo yemera kuba mwaganira ku muntu ukomeye cyangwa se umustar mukamuganiraho, ibyo ngibyo nta kibazo bashobora kubyemera, ariko ni debate muri kuganira, bamwe bafite uruhande rumwe n'abandi bafite urundi ruhande, ibyo nta kibazo kirimo. Kuba mwabipanze mukavuga ati tugiye gukora dissing, tukora indirimbo nkwatake nkwibasire nawe uzakora indi nyibasire, ibyo ngibyo barabyemera nta kibazo. Ushobora kuba muri gutebya ukabona muri nkunda kubona stand up comedy Gen Z bakaba bavuga umuntu runaka kanaka bakakuvuga ikintu bira nta kibazo kirimo rwose. Kuba byakorwa hagambiriye kwigisha abantu nyine ububi bwabyo wenda bakaba babikora, ariko bari kwereka abantu bari kusa nk'abigisha nta kibazo kirimo. Kuba muri ubwo buryo YouTube icyo gihe ntabwo ishobora guhana iyo video cyangwa se iyo channel. Iyo YouTube rero ibonye video irimo ibintu nk'ibyo ngibyo ibidetektinze cyangwa se batanze ikirego, ishobora gukuraho iyo video itakubwiye, gusa ikohereza email ikakumenyesha ko iyo video yawe yavanyweho kubera impamvu runaka. Barabigusobanura, ntibajya bakora ibintu batagusobanuriye, ntibapfa kuyikuraho. Iyo babaye ikibazo barayisobanura, kandi nawe ufite uburenganzira nka nyiri channel gusaba ko byarebwa neza. Icyo gihe hari igihe babivugurura, gusa nyine ni ukwitonda. Nicyo nabwira abantu ba create content. Icya 11 rero ni amagambo abiba urwango. Ugasanga umuntu araje yibasiriye abantu runaka hagendewe ku myaka yabo cyangwa se amateka yabo, ubumuga bafite cyangwa se ubwoko cyangwa se imiterere y'umubiri wabo, cyangwa se gender, cyangwa se kuvuga ngo uyu muntu wenda akomoka muri iki gihugu reka tumwibasire, reka uyu muntu imyemerere y'ingiyi n'ingi tuyibasire tuyivugeho, ibyo yabayemera byose. Hanyuma sexual orientation, ibintu umuntu yashatse kwiyitirira igitsina. Murabizi ko mu muco wacu wa Kinyafrika ntabwo twemera abatinganyi mu bihugu byinshi. Hari ibihugu bimwe byashyizeho mu mico yacu, hari ibihugu bimwe byashyizeho amategeko abihana, ariko kubera ko nababwiye ko igice bigendera kuri amategeko yo muri Amerika guys, ntiwemerewe kubavugaho nabi kuri YouTube ngo bibasire, kuko bakureze YouTube igendera ku mategeko yabo yo muri Amerika, ntigendera ku mategeko y'igihugu. Cyakoze igihugu gishobora kuba cyatenga ikirego kavuga ati abantu bari kwamamaza ibintu mu muco wacu ndani tubyemera, amategeko ntibirimo. Icyo gihe rero YouTube ikikora ibuza ya video kugaragara mu gace runaka, ariko cya gihugu kirimo cyangwa se aho ngaho hantu abantu ntibashe kuba bayifungura, ariko kareka abandi bantu kareba ko nta tegeko yangiza ku bintu abo bantu bavugaho, nta kibazo kirimo kuri YouTube. Ikindi kintu ngiye kuvugaho rero ni ikintu kijyanye no gucuruza ibintu bitemewe kuri YouTube. Ukoresheje video ukaba wakwamamaza inzoga ntabwo byemera, gutanga bank account password, gutanga ibintu bibye bitemewe kuba wabigurisha ukaza kubikoresha YouTube kugira ngo byamamaze, cyangwa se gutanga ibintu bya fake cyangwa se counterfeit documents cyangwa amafaranga atemewe y'amakorano, gucuruza ibintu biturika, impyiko, ibintu birimo ibice by'umuntu ntabwo byemewe kuza kubyamamaza kuri YouTube, cyangwa se gucuruza inyamaswa endangered species. Abantu bakora ibintu bijyanye n'ibya environment bagomba kurinda, ugasanga umuntu aje kubicuruza kuri YouTube uri kuvuga ahantu umuntu yabigura, ntabwo byemewe. Gucuruza ibintu bijyanye no gutumura amanikotine n'ama vaping products ntabwo byemewe kubiyamamaza. Ibintu byo kubetinga, gambling ntabwo byemewe kuza kubyamamaza aha ngaha. Ibintu bya pharmaceutical cyangwa se ubuvuzi bitavuye kuba bishinzwe cyangwa se kuba doctor cyangwa se kuba byigiye kuba bihuguriwe ntabwo byemewe. Gucuruza ibintu bijyanye n'imibonano cyangwa se escorting services ntabwo byemewe kuza kubivuga ngaha. Gutanga imiti itemewe mu buvuzi ntabwo byemewe, cyangwa se human smuggling, gucora abantu kubatwara ntabwo byemewe kuza kubivuga hano kuri YouTube. Guys, nukora video irimo ibyo bintu nakazi kawe niba gufungira channel guys, nababuriye. Icyanyuma ari nacyo ndangirizaho ni ugutanga amakuru atari yo kuri YouTube, misinformation. Nuvuga ngo nugutangaza ibintu udafitiye gihamya. Ibi ngibi ntabwo byemewe inshuti yanjye. Ujye ubanza ushaka amakuru yose ufite source
y'ahantu wayakuye, cyane cyane amakuru ajyanye n'iby'ubuzima. Aho ngaho nta mikino irimo kuko bishobora gushira ubuzima bw'abantu mu bibazo. Usanga umuntu ariyahuye cyangwa se afashe imiti runaka wamuhaye uvumbuye cyangwa se wazanye abaganga tutazi badafite ibyangombwa bakamubwira kuyikoresha, ugasanga ubuzima bwe bugiye mu byago kubera watanze amakuru atizewe cyangwa se atariyo udafitiye gihamya. Ntabwo ufite YouTube channel bigoreza uburenganzira bwo kuba wajya gushyiraho ibintu byose ubonye, wahamagara abantu bose ubonye ngo muze muvuge. Iyo uri gutanga misinformation abantu bakabibona bashobora kukuripotinga video cyangwa channel yawe ikaba terminated, YouTube ikayikuraho, keretse gusa uri kwigisha. Ariko nabwo nukuzana abantu mu byukuri uzi yuko ibintu bari kuvuga bashobora kubisubiramo mu gihe bagize imbere y'abashinzwe ibyo bintu. Ubwo n'ubuzanye umuganga ukabuzi yuko ashobora kujya imbere y'abaganga akabiprovinga scientifically, akabyerekana cyangwa chemically, akaba yakwerekana uwo muti atadubyo kujya mu kirere. Icyo gihe nurumva nta kibazo ushobora kugira. Ariko niba uzi yuko nawe uzanye abantu ibintu uri kuvuga nyine ari ugupapira, rimwe na rimwe abantu kabavuga ati bino bintu ndanarabikoze bingiraho ingaruka, uwo muntu akaba yaripotinga video cyangwa se akaba ari umuhamya ugaragara, akaba abantu bakaba bagutanga video yawe kuko biba bigaragara ko muri video uri kubikora ntabwo wakwisobanura, bakaripotinga video yawe cyane ashobora kujya mu bibazo. Ndi kubagira inama rero kujya mutekereza kabiri mbere yo gutanga ibintu nk'ibyo ngibyo biri misinformation. Hari misinformation kandi zijyanye n'amatora. Ibi ngibi byazuvuguruye nyuma y'igihe habereye scandal cyangwa se ibibazo mu matora yo muri Amerika, bagiye bashyira amakuru abantu bayobya abantu mu matora bagatangaza ibintu bitandukanye. Na hano henshi afite amatora, yewe no mu Rwanda harategurwa amatora. Ni ukwitonda mu gihe ugiye gutangaza ibintu bijyanye n'amatora. Ibi ngibi babikozeho cyane. Medical misinformation niko nabivuze rero. Iyi ngiyi muraza kujya gusoma, ndasiga link muri description, mushaka gusoma birambuye mugende musome. Ndabere ku rugero gusa rw'umuntu nakoreye warning, yarafite warning, mbasha kumukorera kumukurikirana icyo kibazo cyiwe kubera ko hari video yashyizeho bigaragara nkaho hari imiti yavuze ko abantu bashobora gukoresha mu gihe cya COVID, ariko iyo miti ikaba itari yemewe. Murabizi ko byari ibintu bikomeye. Icyo gihe bamuhaye warning nzabibasobanurira ibi video izakurikirana. None iyo nzakora nzaba nsobanurira ibyo ngibyo warning cyangwa se training baguhereza nk'igihano cyangwa se strike, nzabisobanura uko wabyitwaramo cyangwa se uko bigenda cyangwa uko byari byo kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ibijyanye no gukoresha izi mbuga za YouTube n'ibindi bijyanye nazo no kuzibyaza umusaruro. Ntago ndi hano kugira ngo ngire icyo nangiza mwa abantu mwe, ndi hano kugira ngo mfashe abantu gusobanukirwa no kugira ngo dukoreshe ibintu neza kandi twese bitubyarira umusaruro. Lega je nzajya mbabwira mbereka, ntago mbabwira gusa ibintu biraho ngaho, mbahereza na facts hanyuma nkabahereza na link mu gihe baye ngombwa cyangwa source y'ahantu kuri ibyo bintu kugira ngo namwe mwigerereyo murebe. Niba hari ikintu ngutse muri iyi video kanda like, niba utarasubscribinga please bikore. Niba ubona hari umuntu yagirira umumaro mu sharing ayibone. Ndibutse ko ukora comments ukadutera imbaraga cyangwa se ukadukosora cyangwa se ukaba watugira ibitekerezo duhereza, biradufasha kandi bifasha na YouTube algorithms kugira ngo babireke iyi video abandi bantu yagirira umumaro mu gihe wenda wowe utabashije kuyipartager, ariko unayipartager ntacyo bitwaye, twese bikatugiraho ingaruka nziza. Murabeho murakarama. Nitwa Naklet, abangushimira umwanya wafashe ukareba iyi video. Ahangaha kuri channel no kubasobanurira ikoranabuhanga, uburyo rikoramo, uburyo waribyaza umusaruro yaba muri business cyangwa mu buzima busanzwe, ndetse n'uburyo wakwirinda kugira ngo udahomba icyo cyose mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bye.